Mwiriho mwese nshuti bakunzi ba Mbaraga Thierry. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gikoni. Igikoni ni ahantu hakomeye cyane muri hoteli, ni ahantu hubahwa, ni ahantu h'icyubahiro, ni ahantu umuntu uwo ari we wese akwiriye kureba akitinya. Mu gikoni hari umwanda, ibibazo biraba muri hoteli. Iyo umutetsi yatetse ifi nabi gatera inzoka umukiriya, rwose umutetsi bashatse baranamufunga. Igikoni ni ahantu kwitondera. Igikoni cyubatse gute rero? Igikoni ni ahantu haba hari ibikoresho byinshi cyane byo gutekeramo by'amamashini, amasitoke n'ibindi, n'abantu bahakorera batandukanye. Ubundi ubusanzwe igikoni kigizwe n'umushefu mukuru, executive chef. Executive chef niwe uba ushinzwe gukodona ibikorwa byose bikorerwa mu gikoni, imitekere, abakozi mu gikoni byose. Nubwo haba hari human resource ku ruhande rwa hoteli, ariko chef de cuisine cyangwa se executive chef w'igikoni niwe ushinzwe igikoni. Hari undi muntu ushinzwe igikoni, assistant chef executive, uwungirije chef. Nyuma ye haraza abasous chef. Abasous chef ni babandi bagenda bakontorora noneho abakozi nyirizina baba bari guteka mu gikoni. Hari aba chef de partie, nyuma y'aba chef de partie hari ba breakfast chef, hari ba commis chef, steward, hari ba steward bashinzwe gutunganya ibikoresho byo mu gikoni, kwakora isuku n'ibindi byose. Igikoni rero, igikoni kiba kirimo amadepartement nayo atandukanye. Hari kodro, ni ahantu habikwa ibyo kurya, haba hakonje, ushyiramo iby'imboga, ibintu byose mbese bitari imvaruganda. Urugero nk'amafu ntabwo ashobora kujya muri cold room. Muri cold room ni icyumba kinini kiba kirimo urufirigo runini cyane. Urwo rufirigo ni rwo ruba rutuma ibyo biryo bibitsemo bishobora kuramba igihe kirekire. Kandi ibibitswemo byose ugomba kubireboringa ku buryo ushyiraho expiry date. Ugisanzemo wari wese, hari n'abakomi chef. Bakomi chef nicyo kintu baba bashinzwe kureba ibyaba expired bakabikuramo, bakabiripotinga ku chef bashinzwe, nyuma bagafata umwanzuro w'icyo kwikorera, babimena cyangwa se bareba izindi production babikoreramo. Hari receiving room. Receiving room ni icyumba bakiriramo ibyo kurya bavuye guhaha. Ni ukuvuga ngo chef de cuisine cyangwa executive chef w'igikoni we ashinzwe kurekizisiona ibyo kurya, bakajya kubihaha. Bamara kubihaha byagira mu gikoni bihita bikorwamo bikanyuzwa muri receiving room. Receiving room ni icyumba kiba kirimo amaravabo, kiba kirimo imiti yica mikorobe myinshi cyane, kiba kirimo ibintu byinshi cyane, ibikoresho by'isuku, amatroli ashinzwe kujyana ibiryo mu masitoke n'ibindi. Rero iyo ibiryo bigeze muri receiving room, bahita banomina abakomi bajya koza cyangwa se n'abashefu bajya koza ibyo byo kurya, bajya kubikorera isuku. Bamaze kwikorera isuku bahita bangira bakabidistribuwa mu masitoke atandukanye bitewe n'aho babikeneye. Ubidistribuwa ni komi chef, akabyaranje kandi byeje muri cold room cyangwa se muri stock, arabyaranje ku buryo buri kimwe cyose, niba tugiye tuvuge na amareti, ibihaza, ibirayi, makaroti, biba biri ahantu hamwe ku buryo buri wese aza akahita abona icyo ashaka aho kiri. Igikoni rero iyo ibyo bimaze kugera muri stock, haba harimo n'abandi bari guteka. Hari Rada Kitchen. Rada Kitchen ni igikoni kiba kiri iruhande rwa restaurant neza, ahantu abantu barira, gikorerwamo amakomande. Hari n'igikoni central kitchen cyangwa se main kitchen, igikoni principal kiba kiri hagati, kiba gikorerwamo amasitoke, kiba kirimo kiba gitekerwamo ibiryo by'abantu benshi cyane. Hari igihe hoteli bifite nk'abakiriya bageze mu 3 cyangwa 2. Icyo gihe bitekerwa muri main kitchen kuko niho haba hari ibikoresho binini cyane bitari muri Rada Kitchen. Tukagira n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, ba secretary, ba executive chef, tukagira ibikoresho bigiye bitandukanye byo tuzabireba. Uyu munsi reka tuvuge ibingibi ku gikoni, tuzakomeza ubutaha. Murakoze.